nakubwiye ko aba bantu bapfuye mu buryo bw'umwuka bagenda ari intumbi zishaje. Iba bakure rero mu nzira. Ndi bisarurwa aje kubisarura. Ryari? None se ni ufite ubushobozi bwo gutegeka Imana ngo bisohoze nona? Nuko ngo ifite iki? Iburasirazuba ndetse n'uburengera bwaryo. Umujyi wa Kigali ndetse n'Igota Masimbi tubaye ikaze kuri channel zacu n'ukuri. Turabashimira mwebwe mwese mwakanze subscribe mukatwereka ko mudukurikiranye 5 kuri 5 n'ukuri. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi kandi n'ukuri tuguma no kubashima uko bwije nuko bukeye. Rero twagiriwe amahirwe adasanzwe yo kongera kubana n'umukozi w'Imana. Nababwiye ko atari ngombwa ko tumuvuga mu mazina rwose kuko nawe ni umuntu mukuru. Reka tubanze tumwakire kuri kamera zacu. Tugaye ikaze mukozi w'Imana. Murakoze cyane. Imana y'amahoro bamugisha kuba mu ikaze. Yego. Umwana w'Imana witwa Damuru. Yego. Ntabwo mvuze ngo banyita. Yego. Damuru. Hanyuma nkunda abana bayo. Yego. Hamwe nkakunda no gusenga. Icyakoze iby'umwuka w'Imana nyongoreye kuvuga ndabivuga. Yego. Hanyuma narahamagawe sinihamagaye. Yego. Ko dufite abantu benshi bihamagaye. Hanyuma Kristo uri muri twebwe kibitubwira n'imirimo igenda ikora. Yego. Uyu munsi wa none dushobora kuba tugaragara ariko nk'abatariho ariko turiho. Yego. Kandi kubwo gusenga kwacu tugaha amasengesho yacu abatunze abandi bantu cyane. So rero ikindi cyongeyeho navuga hakunda gusenga ibindi Yesu aduhana umugisha. Yego, urakoze cyane. Mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu kambanze ngusabe ubanze udushire imbere y'Imana ubundi tuze kuganira turi mu mwuka. Mana mu izina rya Yesu tugushimiye ko nongeye kugaruka imbere y'abana bawe. Ntaba ari nge haboneka izina ryawe. Yego. Mu mwuka wera akomeze atuyobore. Yego. Kandi akanwa kacu kagure kuvuga ibyiza. Yego. Mu izina rya Yesu abagiye gukurikira iki kiganiro. Yego. Ubahe kumva no kureba no kwitegereza kandi no kumvira. Yego. Mu izina rya Yesu umutima wo kwikakaza no kwiyemera no kwishyira hejuru ndawusenye mu izina rya Yesu. Ndatura umutima mushya kandi wo gukunda abana bawe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti nsabye nizeye. Amen. Amen. Ubwo sinsenze cyane rwose. Noneho hanyuma mbere yuko utugezaho ubutumwa waduteguriye uyu munsi nagira ngo ubanze use n'unsobanuriraho gato. Wenda mve mu rujijo. Nashaka untandukanyirize umwana w'Imana n'umuntu w'Imana. Umwana w'Imana. Ndetse n'umuntu w'Imana. Umuntu w'Imana yaravuye. Umuntu w'Imana ndetse n'umwana w'Imana. Hanyuma umuntu w'Imana n'umwana w'Imana byose ni bimwe. Ni bimwe. Icyambere umuntu w'Imana Bibiliya yavuga ngo bana batoya muri ab'Imana. Yego. Yohana wa mbere ibice 4 umurongo wa 4. Hereza mikoro pastor ahadusomera. Yohana wa mbere ibice 4 umurongo wa 4. Noneho tugiye kuvuga urakoze. Tugiye kuvuga ku bintu bigiye bitandukanye ariko nanone biri mu mwana w'Imana. Yego. Hanyuma bana batoya muri abiki? Muri ab'Imana. Umuntu w'iki? W'Imana. Niki wari n'iki kindi warumbajije? N'umwana w'Imana. N'umwana w'Imana. Agato uze kubimpuriza umbwire nk'ubu ngiye mbaye ndi umuntu wawe. Sibyo? Tandukaniye n'umwana wawe. Ese umuntu wawe yamenya Yohana wa aho ujya hose? Yego. Ibice 4 murongo wa 4. Reka tusome mu izina rya Yesu. Aravango bana bato muri ab'Imana kandi babandi mwarabanesheje kuko uri muri mwe aruta uri mu bisi. Amen. Yego. Aho ngaho urasobanukiwe? Ndashaka kubisobanurira neza. Nagusobanukiwe. Byimbitse. Nagusobanukiwe. Yego. Umuntu w'Imana n'umwana w'iki? W'Imana. Hanyuma nimba uri umuntu w'Imana uri umuntu w'Imana. Yego. Kuko biravuga ngo tureme umuntu mu ishusho ryayo. Ase natwe. Ubwo nimba uri umwana w'Imana nanjye ndi umwana w'Imana. Yego. Siko bimeze? Yego. Itandukaniro rero
ry'umwana ahubwo utari umuntu w'Imana n'umwana w'Imana ahubwo niwo ko wakagombye wenda kumbaza. Rero uyu muntu ikizabikubwira ko ari umuntu w'Imana kuko azavuga iby'umwuka amubwira, nawe ubwawe uzabyumva ko ari Imana igeze gute ivuze. Ikindi arangwa n'urukundo, ariko wa wundi utari uw'Imana arangwa n'ubugome no kutifuriza ibyiza mugenzi we, no guharabika no guharasinga umuntu. Uyu muntu ntabwo ari uw'Imana, nta nubwo Imana imurimo, kuko inimba Imana ikurimo nzaza mvuga iby'Imana yantumye, wowe uzaza uvuga turiya muntu ni uw'Imana cyangwa se nukoreho komanteri setu. aho ngaho ndanyuzwe. Hanyuma mbere yuko rero nsigaje ikindi kibazo kimwe ndi bukubaze, ubundi kuba uri umwana w'Imana ubwo twanga twadusobanura umuntu w'Imana, ko dusobanura kuba umwana w'Imana rero. Hanyuma reka tuvuge gutya rero, umwana w'Imana, mwana wanjye, yego urumva uri umwana w'iki? W'Imana. Hanyuma kuba wararemwe nayo, yarakubyaye iranakurera iranagukuza, uri umwana w'iki? W'Imana. ariko twibuka ko hari ibibyarwa bya Satani nabyo ariko byambaye ishusho yo kwera, ariko ari babi. Uyu muntu rero ikizamukubwira ni iki? Nabwo dukozeyo gatuye, ariko nawe ni umuntu w'Imana buriya, nubwo yambaye ikibi. Oya, none se umuntu w'Imana aho rero ushaka kujya nashaka ko gato umuntu w'Imana yaza akavuga ngo pasiteri namufashe asambana. Yego, umuntu w'Imana yabivuga, ariko umwana w'Imana ntabwo yabivuga. Oya, umuntu w'Imana yabivuga. Wowe urashaka kuyobya abantu, urashaka kuyobya abantu. Ntabwo ari ukubayobya. Umuntu w'Imana. Yego. Yesu bamuzaniye umugore wasambanye, rangije yiyandikira hasi. Yego. Aravuga ngo umutarakora icyaha namutera iki? Amutera amabuye. Hanyuma buri muntu wese agenda acurika umutwe y'ubu bagenda. Yego. Yesu yubuye amazi asanga nta muntu n'umwe ugize gute gihari. Hanyuma Yesu nimba ataratinyutse kumutera amabuye, gutera amabuye umugore wakoze icyaha, wowe ufite uburiye burenganzira bwo kuza kuvuga mwene so ko yasambanye uwo muntu? Uyu muntu rero nimba ari umuntu w'Imana, yego, azavuga ngo Mana umweze umutunganye, yego, kubera ko ni umusirikare, yego, ujya mu gihugu cyo mu ijuru, kuko abasirikare nimba bose ari abasirikare bakorera umwami umwe. Aba basirikare ntabwo umusirikare yabona mwene se yarashwe ngo amutehe ku rugamba, ahubwo aramuterura akamushyira he? Kwa muganga. Urumva itandukaniro? Namaze kubyumva. Hanyuma mbere ko dukomeza nanjye umbwire niba wemeranya n'iki kintu. Hari amagambo nyankunda kumva abantu bakunda gukoresha, nkaba wenda mvuge nko ku mukozi w'Imana aramutse avuze ngo nimwumve ibyo mbabwira ariko nimurebe ibyo nkora. Wemeranya nabo? Ni bwa bupfapfa, abo ni abapfapfa. Kandi no bakavuga ngo uzabazwa ibyo wakoze. Aho yariko wijya kuri Yesu yaravuga ukuntu yavuze, mugende mu mahanga yose mubwirize amahanga ubutumwa bwiza. Urumva yaravuze ngo murebe ibyo mvuga nimurebe ibyo nkora. Ubwo ni bwa buyobe. Yego. Niyo mpamvu navuze ngo bafite amaso yo kureba ariko bafite n'amatwi yo kugira gute? Yo kumva ariko ntibumva. Ibipfamatwi. Rero dufite ibipfamatwi n'impumyi zigenda. Hanyuma izi impumyi nindi byabasha kugendana? Ninde wayobora undi? Impumyi ni iki? Na ngenzi yayo. Nta wayobora undi. Hari ubwo bayoborwa bakagenda mu muhanda usibye gufatana sukurandatana. Yego. Yego? Yego. Hanyuma rero dore icyo nakusobanuriraho. Iyi mpumyi ikeneye umuntu ureba ufite amaso mazima. Yego. Uzi icyo nshatse kuvuga? Yego. Nuko abatubona biyitirira izina ry'Uwiteka. Yego. Barapfuye. Bagize gute?
barapfuye ntabwo ninya kubivuga noneho bameze nk'aho ari bazima kumbi bapfuye mu buryo bw'umwuka ariko mvuze ngo ni intumbi zigendera. urakoze kineye ubwo noneho bakeneye ikirere gupfana na Kristo bakongera bakazukana nawe. uzi umuntu wapfanye na Kristo iyo amenye ko yakojeje iki icyaha aca bugufa akihana akagenda agasanga pasiteri akamusengera akamurambikaho ikiganza akamusabira imbabazi. uranyumva neza? uyu muntu aba apfuye agahita azukana nawe kubera iki icyaha cyaba kimaze kubabarirwa aba kibabariwe nyine. noneho uzaza hanyuma se abantu bitwa abapasiteri sibyo abantu bitwa abapasiteri ngengeye guha urugero rw'ibintu tugenda tubona hirya no hino. sindabona abakristu cyangwa se abapasiteri bafata umwanya bakajya kuvuga ku bakristu babo bayoboye, ariko nsigaye mbona umwanya munini abakristu bafata umwanya bajya kuvuga ku bapasiteri babayoboye bavuga ibibi byabo. wiburetse gatoya bigishijwe nabi bagaburiwe igize gute ibipfuye bagaburiwe uburozi kuko bambaye wa mwuka wa Yezebeli uragenda ubinjiramo. yego uragenda ugira gute ubinjiramo kubera ko uyu mwuka wa Yezebeli waragiye wataka aba bantu ntibubaha barasuzugura barabeshya. aba bantu bayobowe n'umwuka wa satanike wo kuyobya abantu kuko cyambere cyo wari wabona umusiramu aza gusebya mwene se? oya. wari wabona umudive aza gusebya mwene se? wari wabona umukaturika aza gusebya mwene se? oya. wari wabona abandi bantu abandi bakirisitu abangirikani yego wari wabona baza gusebya idini ryabo? oya. ariko rero abandi rero uzabona ko baza gusebya itorero ryabo. ndaguha urugero uretse gatoya ujye umenya ko aba bantu bapfuye banashyinguwe batari bazima kubera ko nta muntu muzima wubahuka se, nta n'umwana wubahuka nyina. rego abangaba ubona bubahuka ababyeyi babo icyambere abari intumva abari reka mvuge ngo ari ibinani byananiranye byirukanywe hehe mu rugo byarirukanwe. urakoze cyane aho namaze kubyumva. hanyuma ngenda ngira ngo none se uyu mwana w'ikirara wagiye akaka umunani se kawugurisha nyuma yamara kuwukegeta ntabwo yagarutse akabwira se ati papa ari mbabarira? none se uyu munsi wa none kuki abantu batakimenya gusaba Imana imbabazi kubera ko byose byageze gute byejejwe? yego aho kugira ngo abantu bashimwe n'abantu ahubwo baharaniye gushimwa n'Imana. se ndirimbo baririmba izirimo amavuta se nizi uzi indirimbo ngewe numva ni indirimbo za kera za zindi zabawuziyana agiye kuza kw'imvura y'imango kano imvura izagwa bamba yego bakundwa muraba n'abimana izo ngizo. noneho none se uzaririmba za zindi ngo za zindi z'ejo birirwa badaransa bagira gutya berekana za ntuza ngo ni za nyashi z'abiki berekana kugira ngo barebwe bashimwe n'abantu kugira ngo baharane gushimwa n'Imana. izo ngizo zizimari se nta kintu zimaze. ijambo ry'Imana reka nkubwize ukuri batishije agaciro ijambo ry'Imana. icyo wagihindura icyo ngicyo nagihindura umwanya munini nkashyiraho kumva ijambo ry'Imana. naho ibindi byo kwibaransa ngo byo kuririmba korari imwe nkayiha indirimbo imwe. icyakoze ngashyiraho worship team yo kuramya no guhimbaza Imana. uranyumva neza? hanyuma nabwo ni iminota 15
narangiza ngashyiraho gutura ibya 10 nabwo yego sinshyireho itegeko, yego kuko muri iyi minsi amatorero menshi ari gushyiraho itegeko, yego gushyirira kuri konti. Mwumvishije yara gushyiraho muturire kuri konti, hako byaravuzwe audite zigiye kuza zikorwa, ariko reka bibe kubera ko twarababwiye ntibumva. Uranyumva neza? Uyu munsi wa none basigaye baturira hehe? ubu ngubu baratura bagakorerwa audite nk'ibisanzwe, nk'ibigo by'amashuri we bisanzwe nk'ibindi. Baciye ibisambo, ariko ibisambo niho bageze gute? Ubu ngubu niho bari kubyiba neza. Hanyuma njye nagira ngo nkubaze, iyi social media turi kumva ibintu byinshi cyane, ariko turi kugaruka. Wavuze ko ari irimbi ry'abadayimoni. Irimbi ry'abadayimoni nubwo turizaho. Yego. Umuntu wese uzi ko ari umuhanuzi uza kuri social media, iyo adasenze arasengera. Yego. Ndaguha urugero. Yego. Abaje bagira gutya ati wi ndakumva. Yego. Yego. Ukiri muzima ni bose baritabye nyine. Harimo abitabye ribu. Yego. Imana. Hari abitabye Imana. Yitabye Sekibi. Urakoze cyane. Yego. Yego. Uzabarangwa barimo kwinywera. Sara akavido sinkweretse akavido k'umuntu mukanya. Yego. Naze ntazavuga ngo ndi umuhanuzi. Avuga Imana. Nibyo ndimo nkubaza. Kubera iki mu majwi menshi turi kumva ADPR yabaye ADPR? Wowe nk'umuhanuzi uri kubifata gute? Ni iki biri kukwereka? Isomo uri kubona mu ikibazo. Yego. ADPR si ikibazo. Ahubwo ikibazo ni wowe nanjye. Ese wemera itorero rya Kristo? Ndaryemera. Nimba uryemera se kuki ufite ikibazo ku itorero? Ntago ikibazo ari umushumba. Ikibazo si umuririmbyi. Ikibazo si runaka. Ahubwo ikibazo ni wowe. Yewe gute rero? Ikibazo ni wowe. Reka nkwereke impamvu ikibazo ari wowe. Oya, reka nkwereke impamvu ikibazo ari wowe. Icyambere itorero rirakureze, riragukujije, rikwigishije iby'umwuka. Ahubwo ni wowe wanze kumvira iby'umwuka. Kandi abatuyobora rero batuyobye. Oya, nago bakuyobya guteze. Batwereka urugero rubi. Nago bashobora kukwereka urugero rubi. Ahubwo kubera ko wowe wanze kubaha iso n'umwarimu. Uranyumva neza? Kuko uyu munsi wa none dufite abarimu, dufite abapasiteri b'abarimu. Ubuso wanze imbere nzi neza ko tujye duhurira mu kabare, uri pasiteri tugahurira mu kabare. Ariko reka nkubaze, ufite amatwi, ufite no kumva cyangwa ategekewe n'igihe bigomba gusohorera? We hanyuma se njye ndagira ngo unambwire uru rubyiruko ruri kubona abakabaye intangarugero ari bo bantu bari gusenya, twe tuzakura gute? Bizagenda gute? Ese abo tuzabyara bo bizaba bimeze bite? Ese urabona isi iri kugana? Twasomye ngo iki ijambo ry'Imana. Twasomye ngo iki ijambo ry'Imana. Twasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo bana batoya muri ab'Imana. Uko babandi mwageze gute? Mwabanesheje. Uri muri mwe aruta uri mu bisi. Nicyo gituma abisi bakunda iki? Ibyisi. Nimba uri umwana mutoya w'Imana, kurikiza inyigisho z'Imana. Umugore mwiza ahabwa n'iki? N'Uwiteka. Umugabo mwiza agahabwa n'iki? N'Uwiteka. Uranyumva neza? Cyane. Nimba uri umwana w'Imana ayoborwa na Kristo. Nimba utari umwana w'Imana iyobore. Hanyuma umvira Imana, ureke kumvira umuntu. Ibindi byose bizagenda neza. Urugo rutarimo Imana, urwo ngurwo rurasenyuka. Kuko uyoborwa na Kristo, ukayoborwa n'Imana, muragendana. Hanyuma rero, ubwo rwasenyutse nyine rufite impamvu rwageze gute? Rwasenyuka. Kandi tubwira abantu ko abantu batagira urukundo, basigaye bakundana urukundo rw'amafaranga. Nge hariya nkure y'amafaranga, ariko dushimiye leta y'u Rwanda nayo yabirebye kure kavuga ati rero basigaye bagira gute? Basigaye bashaka kurya. Urumva? None rero gutandukana kugira ngo utandukane n'umuntu imyaka ingahe? Imyaka ingahe? Gere ngo ni 5. Ni 5 imyaka 5. Sawa rero. Imana iri mu kazi. Iri gukorera muri leta. None se leta ishyirwaho n'umwana w'umuntu cyangwa ishyirwaho n'Imana?
nagize ubwoba bwikiza gize ubwoba ibintu ndi kubona hanze aha ngaha birakaze ubwoba isi ubanza igiye kurimbuka ufite ubwoba cyane hanyuma nimba ufite ubwoba rero egera Kristo kugira ngo ibyo ubona noneho bitakwegera bitakugeraho abantu bakeneye kubwizwa ukuri ntago bakeneye kuza ngo guca hejuru randura n'imizi yacyo jugunye hariya ikibazo ntabwo ari pasiteri ikibazo ni wowe udashaka kumva hanyuma tutatwendereye Imana iherutse kunyereka inyereka abantu bari mu misozi basenga abandi bafite uzi ko abantu basigaye basenga bafite n'ubwibone ntabwo gusenga ntabwo ari ugusakuza nka kadeni ntabwo ari ugusakuza nk'inkoko za zindi ziteteza cyangwa se zisake oya ntabwo kurerembura no kuyatereka no kuzamura no gutera abantu umwaku ntabwo ari byo byerekana ko Imana igukunda oya ntireba ubwiza cyangwa uburanga ireba mu mutima Imana yarambwiye ngo nimbwira abantu ngije kubarana nabo ije kubarana nabo hanyuma hari ukubara no guteranya no gukuba hari abantu bize abantu baturusha amashuri hari mara no gukuba